Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunzi ba Peace Vision aho muri hose, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Alice akomeje kugenda yicwa n'agahinda, akomeje kugenda yibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, mu gihe bakomeje gushaka kumushyingira umuhungu adashaka kandi uwo ashaka ahari, kandi banari kumwe ndetse banahorana mu buryo bwose bugiye butandukanye. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, turebere hamwe Alice, Cedric, Shalom, Dani ndetse n'uriya mu manager ndetse na Gihozo n'uriya mu uncle wabo, uburyo akomeje kugenda abashyiraho igitutu mu buryo bukomeye cyane. Gihozo akomeje kugenda ashyirwaho igitutu na uncle we, amubaza ibyerekeranye na Alice ndetse na Cedric mu buryo bukomeye cyane kandi mu buryo bugiye butandukanye. Tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Peace Vision, tugiye gusesengura neza 5 kuri 5, tugiye kurebera hamwe uburyo bikomeje kugenda bigorana hagati ya Alice ndetse na Cedric, mu gihe umugambi wabo bari bashaka cyangwa se bifuzagaho kuba babana ukomeje kugenda ukomwa mu nkokora n'uriya mu uncle wabo adashaka kwifuza yuko Cedric ashobora kuba yakorana ubukwe na Alice. Ni Mr Didos, tugiye kubana neza 5 kuri 5. Niba ari bwo bwa mbere ukigera hano, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, ukande like. Ni Peace Vision, ni party ya 16, dutegereje party ya 17 mu buryo bumeze neza cyane. Ese iraza kuba imeze ite? Ese ninde uraba ugarukaho cyane? Byose turaza kubirebera hamwe neza 5 kuri 5. Nyemerera ukande subscribe niba utarayikanda kuri Mr Didos, tugenda atubana neza 5 kuri 5. Hariya rero twabonye yuko Shalom yagiye kuriya mukunzi we ndetse biba ngombwa yuko anavayo bashwanye, ariko yongeye gusubirayo kugira ngo amusabe imbabazi arebe niba yazimuha. Uriya mukunzi we ntabwo byakunze yuko azimuha, ariko mbere yaho gatoya twabonye yuko Gihozo ndetse na Alice bakomeje kugenda basa nkaho bacura umugambi wo kuba bagambanira Shalom kugira ngo Alice abone urwitwazo rwo kuba yakwerekana ndetse rwo kuba yahita anamukura mu buzima bwe bwose, dore yuko Shalom bakomeje kugenda bamushyingira Alice ku gahato, cyangwa se bifuza kumushyingira Alice ku gahato, ariko Alice we akaba atabishaka ndetse akaba yishakira Cedric, nubwo bikomeje kugenda bimugora, nubwo bikomeje kugenda bimuhangayikisha mu buryo bukomeye cyane. Ese ko twabonye yuko uriya mu uncle wabo akomeje kugenda abashyiraho igitutu, uriya Gihozo cyangwa se Alice araza kuba yabwira uncle we yuko akundana na Cedric? Ese buriya ko uncle twumvishe yuko abwiye Alice yuko araza kuzana uriya mukunzi bakundana cyangwa se Cedric bakundana, ngo agire icyo amubwira, buriya yaba aramubwira iki? Byose duhurire hasi muri komenti tugende tubiganiraho neza 5 kuri 5. Nyemerera ukande subscribe niba utarayikanda, kandi ngusaba no gukanda like. Ni Peace Vision, tugenda dusesengura neza 5 kuri 5, mbibutsa yuko turi kumwe na Mr Didos mu buryo burambuye kandi mu buryo bugiye butandukanye, tugenda tubisesengura neza 5 kuri 5. Twabonye yuko Cedric ari gukoresha buryo ki bwose akajya yihanganisha Alice ndetse agenda anamukomeza, mu gihe Alice akomeje kugenda abura byose cyangwa se akomeje kugenda yicwa n'agahinda, ndetse we na Gihozo bakomeje kwibaza uburyo bashobora kubigenza, ariko byabacanze, dore yuko Gihozo na Alice ndetse na Cedric bakunda gutinya uncle wabo, ndetse yarababuye cyane ku buryo icyo avuze cyose bahita bacyumva, ndetse bivuze yuko n'icyo ababajije cyose ahita akibasubiza cyangwa se bahita bakimusubiza mu buryo bukomeye cyane. Ariko byose reka tubitege amaso turebe party ya 17 uburyo iraba imeze ndetse n'uburyo izaba imeze, dore yuko rero tuba turi kureba hamwe neza ukuntu bikomeje kugenda bigarukaho mu buryo bukomeye cyane. Ni Peace Vision, mbibutsa yuko ari Mr Didos, tugenda
tubana neza 5/5. Ni ubusesenguzi tugenda tuyikoraho turebera hamwe ibyaranze pariti runaka, niba ari pariti ya 16, niba ari iya 17 cyangwa niba ari iya 15, byose tukagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Nizera yuko wowe utarakanda subscribe wakanze subscribe, ari nako ngusaba kugira ngo ubashe kuba wakanda like ndetse tugende tubana neza no mu bitekerezo, ukuntu ubyumva ndetse n'uburyo ubibona. Ni benshi bakomeje kugenda bagira inkundo mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buzima busanzwe hanze. Hari abantu bagira inkundo ariko bakazivanwamo na bagenzi babo cyangwa se n'abavandimwe babo kubera batabifuza. Ese waba uri umwe muri abo ngabo byagendekeye gutyo, cyangwa se ntiwaba uri umwe, cyangwa se waba utekereza yuko waza muri abo ngabo, cyangwa se watekereza yuko wowe wagenda neza cyane? Byose duhurira hasi muri komenti, ukuntu byumva, ukuntu ubibona ndetse n'uburyo ubitekerezaho. Alice nawe ni izo ngorane akomeje kugenda ahura nazo, mu gihe Dani yari yasabye manager urukundo, ariko Dani mu buryo bwo kugira ngo abashe kuba yakomeza kuba inshuti nawe cyane kandi akomeze kuba yamwigarurira, aragiye amusuhuza ahantu yarari ndetse amubwira yuko yari azi ko ari muri ofisi, ndetse bikaba ngombwa yuko anamucaho ariko anamusuhuje, dore yuko uriya mu manager yasabye urukundo bitewe n'uburyo Shalom batandukanye. Uriya mu manager ahise amubwira yuko ibyo yamusabye yabitekerejeho kandi agiye kumusubiza. Ese agiye kumusubiza iki? Ese aramubwira ngo iki? Ese ni yego cyangwa se ni ndacyabitekerezaho, cyangwa se ni hagati na hagati? Reka tubihange amaso, reka tubirebereza 5/5, turebe tumenye impamvu, turebe n'uburyo bizagenda neza. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr Didos, tugenda tubana neza 5/5, tugenda tubana neza umunsi ku wundi. Ni byinshi tugenda tugarukaho, ni byinshi tugenda turebera hamwe. Dani rero nawe akomeje kugenda asa nkaho ari gusatira amahirwe menshi cyane yo kuba yakundana n'uriya mu manager, ariko Shalom nawe akomeje kugenda asatira amahirwe mabi ndetse no hasi cyane, ashobora kuba yamutandukanya n'abakunzi bose yakundanaga, ndetse mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buryo burambuye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere yuko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni byinshi wavuga, ni byinshi watangaza, kandi nizera yuko Nyagasani akomeje kugenda abana namwe mu byo mukora byose ndetse no mu byo mutekereza byose. Tugenda tubigarukaho neza 5/5, turi kurebera hamwe Alice, Cedric, Shalom, Dani, Gihozo ndetse n'uriya mu Anko na manager n'abandi bagiye batandukanye, dore yuko rero bikomeza kugenda bisa nkaho bigarukwaho mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni byinshi tugenda tugarukaho, ni byinshi tugenda turebera hamwe mu buryo bugiye butandukanye. Nizera yuko wowe utarakanda subscribe wakanze subscribe, ndetse n'ibitekerezo byanyu byose mukabyohereza neza 5/5. Ni Mr Didos, aho muri hose nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.